biterwa n'iki? Kuki tubona abakorera mu mbaraga z'umwijima aribo bakunda kugira abantu benshi babona bayoboka? Buriya ari kimwe cyo gutekerezaho no kumenya ngo ese mu by'ukuri uretse ko dusenga Imana, Satani we baramuzi. Kugira ngo umenye ibyo bintu ko ari bibiri, ubundi uretse dusenga Imana hakabamo no kwizera, tukaba n'abayoboke biyaturemye, ariko no kutamenya imbaraga za Satani nabyo ni agahinda. Ntabwo tuvuze ngo tugiye ku buryo bwo kuzamamaza, ariko Satani kumenya imbaraga ze n'ububasha bwiwe. Ikindi ni uko mu buryo bwo kuyobokwa n'imbaraga z'umwijima, ni imbaraga zubakiye kuri icyo nakwita nka materiyeri z'ibya hano ku isi. Inshuro nyinshi zibyara ubutunzi, inshuro nyinshi zibyara icyubahiro cy'abana b'abantu, inshuro nyinshi zibyara kumenyekana, kuba icyamamare. Izo mbaraga za Sekibi inshuro nyinshi zibyara muri ubwo buzima uko bugera kuri butatu nari mbuvuze. Usanga zibyara ko umuntu aba icyamamare, agaragara ari umuntu udasanzwe. Ntabwo hamamara Kristo muri bo, nubwo bagaragaza usanga mu itangira cyangwa se mu kubivuga mu magambo, ariko wacukumbura neza cyangwa se wayoborwa n'umwuka w'Imana ugasanga misiyo yazo nuko banyiri kubikora bo bamamara, cyangwa se ari nacyo cyaha Uwiteka Imana yanga, urumwuka, icyaha cyo kwimura Imana ukimika ikigirwamana cyangwa se ukimuka ikindi kintu mu buzima bwa mutima wawe. Ubwo rero ntabwo byoroshye. Hanyuma iyo urebye hano mu Rwanda, ngira ngo abantu benshi muri commentaire hirya no hino hari igihe ubona batunga urutoki bakavuga ngo runaka ngo bakoresha ngo imbaraga ngo zikuzimu. Bashingira kuki bavuga ko runaka na runaka bakoresha imbaraga zikuzimu? Bariho bari mu buyobe, hari abariho bari mu buyobe, hari n'abandi bahagaze mu buzima, ariko bazi uwo bakorera, babizi neza ko atari Imana, kandi bagambira kugira ngo bacurike iby'Imana. Ikibazo cya nyuma, mukozi w'Imana, reka dukomeze rero tugendere mu kigare nk'abakristu. Nta kundi twabigenza, kubera ko ntago twe twamenya ni bande, kuko nta liste dufite yabo ngo tumenye ngo urutonde rwabo nuru, cyangwa tubirinde cyane ko nta ibimenyetso dufite wenda dushingiraho, cyangwa se uraduha ibimenyetso twe twashingiraho tuzagende twivumbura. Ari kimwe umuntu yamaye amakuru ndi kuyakurikirana, reka mbahe noneho n'inkuru nyayo. Ni umukozi w'Imana ukomeye mu iki gihugu cy'u Rwanda. Ukomeye bivugwa ko aroga, ari umurozi, sibyo? Noneho ntabwo ngewe mbizi ko ari umurozi, ndabisubiramo kandi ubyumve neza. Ntabwo mbizi ko ari umurozi, aho biravugwa, banza wumve. Ariko dufite témoin, n'urukiko rwemera témoin. None hari akantu mwihaye ngo umuntu washaka usebye umukozi w'Imana afite ibimenyetso, sibyo? Simusiga umunsi twabikumbise hano. Iyo nkuru rero tugiye kuyizana vuba. Waroze umuntu umwe, umaze kumuroga umwe, ufata undi uramuroga mu muneke, nta wapfuye, hari n'uwapfuye afite ubukwe. Umva utabishyira hanze, ariko hano izina twavuze. Ubu umuryango nuri mu gahinda, dufite amakuru bro. Ubo ntibemeye kujya mu mugushikisha ngo bamenye. Okay. Uwo muntu wageze siyihekuye nawe ubwe ku giti cye. Uratangiye. Kandi ari kuvuga Yesu mu muhanda hano. Uratangiye. Arimo aravuga imirimo y'Imana. Arimo aravuga gukomera kw'Imana. Muze muri commentaire shamu. Sari kuvuga iby'Imana yamukoreye. Kwari kwatsa umuriro. Sakunzwe. Ese ko umuntu wumva ushaka kumuvuga, ahubwo uze bite byawe. Uyu munsi ikibazo dufite gikomeye. Ari muri commentaire, ariyo muvuye mu materaniro hano musohotse runaka, ariyo mugenda runaka, hari ibintu mujya muganiraho. Dukeneye ko muza muri commentaire mukamentioninga ya mazina. Muze mutubwire ngo runaka akoresha imbaraga zikuzimu. Runaka ninde? Runaka akoresha imbaraga yakuye kwa runaka. Yamubwiye ibo niki? Ninde? Wowe ngwino tubwire uti yewe turashaka tumenye urutonde rw'abapasiteri muvuga hano mu Rwanda, sibyo? Bakoresha imbaraga z'umwijima cyangwa se bakoresha imbaraga zikuzimu. Akaraduha proof. Noneho munaduhe proof. Mugire 2 3 cyangwa 4 mushingiraho. Vuga uti ngiye shingiye kuri iki niki. Runaka akoresha imbaraga zikuzimu. Sibyo? Nta uzaza kugushaka, nta ribi zagukurikirana. Wowe byandike muri commentaire, tuzagaruka dusoma commentaire, tuvuge ngo Pasiteri Emi na Pasiteri Bobo
bavuze ko bakoresha imbaraga z'ikuzimu n'amatorero yabo abayasengeramo bareba ibi n'ibi n'ibi kababayeho, muragiye kwa shitani, murapfuye. Noneho murangiza mu byandike bize muri commentaire, sibyo? Turangize tubisome, tuzabisoma. Tubashimire mwese abadukurikiraho muri hirya no hino ku isi. Hanyuma ni iby'agaciro. Ntekereza ko uyu mwanya rero twongeye kubona undi mwanya udasanzwe. Data duhaye akandi gahe. Tubyungukiyemo kubera ko ni umunsi tutishyuye kubw'ineza y'Imana n'urukundo rwayo. Nta kindi tubikesha usibye Data wenyine. Nge Ndikuzo Emmy, Bobo baramutse? Aramutse neza. Tugize umugisha wo kongera kugera ku Ihumure TV kugira ngo tugire byinshi tuza kugarukaho bihembura abantu ndetse bibafasha n'amakuru atandukanye, ariko noneho wanza usuhuze unashimira abadukurikiye muri uyu mwanya. Ndabasubije mwebwe mwese mudukurikira aho muherereye mu bihugu bitandukanye, abari mu Rwanda, bari hirya y'u Rwanda, muri Afurika, Australia, Amerika, Canada. Ndasuhuza abakoze subscribe n'abadukurikira bicecekeye. Imana ibaha umugisha. Ko mbona udasa na weekend se, kandi uyu munsi ari weekend. Asa na weekend utese. Wasa na weekend ute? Weekend ni uburyohe bro. Aryoha sawa. Hari igihe uba wejejwe. Yeremiya waramutse? Waba wejejwe se? Yeremiya yaramutse se? Waba wejejwe? Nta kiganya. Eko. Kombona. Nyamara umuntu urimo uravuga ngo like Bobo, like Yeremiya, like amaganya. Umuntu urimo uravuga ngo bagurisha isi. Mubona umukiriya mumumbwira. So tugarutse muri uyu mwanya, nta bindi biri dutinze ari ukugira ngo nanone weekend tugire ibyo dufashisha abantu badukurikira cyane muri twaje dukunda kugarukamo tw'amakuru agiye atandukanye. Ndashima nose badukurikira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Imana ibahe umugisha. Abadukurikira ku mugabane w'Uburayi ndetse n'abadukurikira bari mu mugabane wa Aziya no muri Australia, bari hano muri Afrika by'umwihariko, mwese Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Tugarutse ku Ihumure TV rero, ntekereza ko nawe ahuri waduhaye umwanya, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Hanyuma muvandimwe turi kumwe tugiye gusangira muri aka gace k'amakuru, Bobo Bosco, Evangeliste Boston, Araka State, America. Tugiye muri America. Niko tugiye muri America. Yes, hanyuma uyu munsi turi buze kwibanda ku Bobo. Uyu munsi tugiye kwibanda ku bivugwa. Ibivugwa ni nabyo bituzana hano. Noneho bivuga ntabwo tubihagazeho, ni ibivugwa twumva, ahubwo tugira ngo dufatikanye namwe mudufashe. Eske koko nibyo bibaho? Biravugwa ko ari abapasitoro barimo barakoresha izindi mbaraga ngo banagikuzimu. Noneho ndaje mbabwira impamvu aho nabivanye, cyangwa naryamye ndabyitekerereza. Aha, reka ariko hari umupasiteri nashaka guhamagara, urumva, nkamubaza akambwira niba nawe ko ari pastor. Dore reka tubanze tubwire abantu hano tubikuye. Aho mubikuye? Hari ubuhamya buzasohoka ku wa mbere. Okay. Umwana muto umukobwa w'imyaka mike rwose, ukiri muto pe, ariko yaje kubita hasi abahanuzi bose. Bobo, reka hari akantu kamwe nshaka kwinjiriramo. Muvane, nubwo weekend itagukundiye ngo ikuryohere, ako ndaje nkohereza 1000 mu kanya. Yo, niwumva tamwenyura. Gora ko nawe mbonye umuntu unyohereje nk'ibihumbi 5 mu kanya, ngo nkwaye 1000 ari kibazo. Byari igihe nyine nuko twikomereza. Urayapinze? Oya, kandi ubona ngize akanyamuneza. Muvandimwe yarabirakariye. Nibazaga uburyo kuwa mbere nzagaruka kuri kamera mwenda utameshe. Ariko se
okay ikintu byarakaze ko tutatwika se tuzabona ifaranga gute iyo tushizeho inkuru za kasamutwe cyangwa byakomeye byacitse no kuri kw'Imana ko bareba murazireba ariko iyo ari inkuru nzima nayo igira ikibafasha ntawe yireba sha bakeneye ko byacitse kandi rero ugasanga mukora ibintu birahahamura abantu it's okay hano mfite ijwi uretse gato utarampijwe rishyire hafi turishingireho twibaza ku kintu umukozi w'Imana tubwiye nyine rishyire hafi manze nkwereka ibiri kungurumanamo narigezeho hari kwatura Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ni kimwe si sawa okay hanyuma iyo umaze kwatura Kristo nk'umwami n'umukiza wawe hari benshi natuza kuri radio ntabwo urabizi ntanamuzi ntaza aho ari yego ariko direction aho muyobora ni hehe ndamubwira ngo reba itorero rikwegereye ugenda ubwira umushumba ko wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza si sawa yego hari ikindi kiganiro kivuze gutambuka kivuga ku mubatizo ho gato noneho nurangiza wa mushumba icyo akora ni kimwe azi inshingano ze aha ndavuga umushumba muzima uri mu nshingano ze udafite ibindi hari umwe wazanye umushito tari wazanye umushito uyu mushumba aramenya ko ukwiriye kwigishwa kuko hatozwa imbwa ntihatozwa umuntu uyu mushumba arakwigisha aguha inyigisho zigukuza sibyo ugere ku rugero rwiza rukomeye nk'urwa Kristo ku buryo igihe kizagera nawe ugatangira kubwiriza abandi igihe kizagera nawe ugatangira kwigisha abandi ariko itorero ry'uyu munsi nujya kureba urasanga rishishikaje no kwakira abantu benshi kandi bafite mu mufuka ngo baje gushigikira ubwami bw'Imana kandi ari icyitiriro baje kubaka ubwami bwawe wowe uri kunyumva uri kundeba Mario bari wakayompaya urimo urubaka empire yawe bivuze iki bivuze ngo ni cya kibazo waje wa mukozi w'Imana Pascal agusubiza ngo ukoko uramubajije ngo abana bo bizagenda gute ni ikibazo ari bira muri Imana avuga ubwoko bwanjye bupfuye buzize kutamenya kose burapfa iki gisubizo rero hari benshi bazapfa bro ubu none reka nkubaza ako baziza karengane kabazi ibyo bakora Imana Bibiliya avuga ngo uzugano bivuga ngo tuzabona iby'amaso atigeze abona tuzabona iby'amato atigeze ubu dukora iki twizera iki rero reka nkubwire ku bwanjye kubona umuntu abwe wari usoje se ngo manzenda ntabwo nahishoje n'aya majwi arasigaye kimwe abantu mudukurikiye uyu munsi ikibazo dufite gikomeye ari muri commentaire ariyo muvuye mu materaniro ahantu musohotse runaka ariyo mugendagenda runaka hari ibintu mujya muganiraho dukeneye ko muza muri commentaire mukamentioninga aya mazina muze mutubwire ngo runaka akoresha imbaraga zikuzimu runaka ninde runaka akoresha imbaraga yakuye kwa runaka yamubwiwe niki ninde wowe ngwino tubwire uti yewe turashaka tumenye urutonde rw'abapasiteri muvuga hano mu Rwanda sibyo bakoresha imbaraga z'umwijima cyangwa se bakoresha imbaraga zikuzimu akaraduha proof noneho munaduhe proof mugire 2 3 cyangwa 4 mushingiraho uvuga uti ngiye shingiye kuri iki niki runaka akoresha imbaraga zikuzimu sibyo nta uzaza kugushaka nta ribi zagukurikirana uwo byandike muri commentaire tuzagaruka dusoma commentaire tuvuge ngo pasiteri Emi na pasiteri Bobo bavuze ko bakoresha imbaraga zikuzimu n'amatorero yabo abayasengeramo bareba ibi nibi kababayeho muragiye kwa shitani murapfuye none murangiza mu byandike bize muri commentaire sibyo turangize tubisome tuzabisoma uko nitubishoboka ibyo bitazashoboka hari amazina yakomeye bro amazina yakomeze kurya atazaryandika uzajya kuri kuzajya uzitaba indi uzitaba napa nzitaba kubera ko yanditse muri commentaire oya ibyo nabyo ni ntago ari byo hoya nese urimo urasaba ko babivuga muri commentaire byonyine tumira umuntu azana kuri kamera abinyuza habivuge wavuga ukuri guhari kose urebe ko udacibwa umutwe okay ubwo bazawuce ntari oya none reka nkubwire ariko bazawuce byandike muri commentaire igihe kirageze sibyo dukwiriye kuba nka za ntumwa zavuze ngo no gupfa tuzapfa tubibiharamagara ariko igihe kirageze ntitubone ubwoko bw'Imana buri mu buyobe buri kujya kandi koko Yesu yarabivuze ngo inzira ijya kurimbuka ni inzira nyabagendwa ni iya benshi
ariko inzira y'ubugingo kwera ifunganye ni bake. Niyo mpamvu washingiye uvuga ngo iyo twazanye inkuru ya bya biracitse baraza. Yego. Ariko iyo twazanye inkuru y'ukuri kufitiye umumaro umubiri wawe n'ubugingo, wumva ntacyo bivuze. Icya kabiri, dore abantu impamvu sibye Imana yonyine izimanukira ikagira ikintu ikora, bakoresheje uburiganya. Bibiliya iravuga ngo bazakoresha uburiganya, ngo rimwe na rimwe bashaka uburyo bayobya n'intore zizayo. Bakoresheje uburiganya bwo kwiyorobeka n'ibitangaza, bafata imitima y'abantu. Ku buryo abo bantu rega si uko no kujya mu mwuka batazwi. Nawe ugiye mu mwuka wabamenya. Wabuzwa n'iki kubamenya? Ariko umwuka ni iki? Umwuka si ugutitira. Umwuka ni ugufata ibyanditswe byera ukabihuza n'ibikorwa. Kuko byanze bikunze mu byanditswe harimo n'ibigaragaza ibikorwa bakora. Ntimwazarababaje Yesu ngo tuzababwirwa n'iki? Aravuga ngo muzabarebera ku mbuto bera. None se reka nkubaze. Ubu nta muntu wabuze ukomeye ufite imitima ya benshi, nta n'umwe uragukanga. Iyo mushaka gushotorana nuko muzi wakomeje inkuru. Wakomeje amakuru. Duhirgajwe. Erega si uko bitazwi. Si nuko bidahari, si nuko bitaba. Ahubwo hamaje gufatwa imitima myinshi, kandi imitima yafashwe irakomeye, ikomeye mu isi. Ariko nkubaze Bobo, kuki bakoresha imbaraga z'ikuzimu? Iza Kristo zarananiwe? Imbaraga z'Imana ni ruto. Mbese iby'Imana kugera ku by'Imana ni ruto. Reka nguhe urugero. Iyo ushaka kujya mu mujyi byihuse ufata akamoto, ariko ufagiye gufata imodoka yagutinza. Ariko se moto n'imodoka ni ikihe kinyabiziga kigira risike? Byose. Ariko nyine moto yo ni ariko biratandukanye. Moto ni 100%, risike ni 100%. Voilà. Ariko inyungu irimo irihuta. Zimurambuti yaje narangiye ku Ruyenzi. Ariko umutipe wari mu modoka, sibyo? Twamusize ku giti cy'inyoni. Voilà. So bivuze iki? Impamvu twifashisha izindi mbaraga, iz'Imana zinyuzwa mu ruganda, iz'Imana zinyuzwa kuri immigration, iz'Imana zinyuzwa ku mupaka. Ariko izindi mbaraga ni fraude, zikugeza aho ushaka kugera vuba. Uhitinga vuba, umenyekana vuba, ugerayo vuba, ukira vuba, wubaka izina vuba, ubwami bwawe bukura vuba. Ariko Imana nyine bisaba iki? Bisaba mwana wanjye ntukore ibi, mwana wanjye ntukore ibi. Genda witwararika gutya. Genda witwararika gutya. Ibi ntubivuge, ibi ntubikore. Reka wenda nguhe urugero. Ni ijwi sidukoresha izina cyangwa iki video, ariko ni ijwi. Umbwire ko wamenya ko bitandukanye. Mbere y'uko uramuhungu aza kumureba ndamwica. Irameta mbona muri gushaka kuriganya. Ariko nawe urareba ibintu byose uba wabibonye. Tommy Tyson. None tubwizanye ukuri. Tommy Tyson. Tubwizanye ukuri. Tutabeshanye. Nk'umwana wo mu gakiza uzumva ibi bitangaza uyu pastor akora, byivuga atari kurareba koko. Uzajya kumumwangisha kandi yamurebeye. Yes. Uzamubwira ngo akoreshwa n'izindi mbaraga abyumve. None banza ikindi wumvishe ongera kuri ibyo. Uri kunyumva? Uyu muntu wakoresheje imbaraga za sekibi cyangwa zikuzimu,
sibyo nagusanga mu buzima bwo ku muhanda cyangwa bw'ubuzererezi cyangwa agusanze mu nzu imeze nka ruhondo ibyondo yandi baryama bafashe ngo itagwa agahita kubakira inzu sibyo akayigutuzamo naho Imana yava mu ijuru ikavuga ngo ndamukwangisha watokesha agusanze mu buzima w'iwabo uraye abana b'iwabo uraye ushonje okay agukozeho urwaye kanseri igakira uribaza uwo muntu wamuvaho ntanga urugero rwanjye tureka abandi kananga urugero rwanjye bwite ubundi tudusoze tuve no muri studio dusoze mu minsi ishize I'm sorry tujye dukoresha natwe ubwacu bitugeraho ibyo twiboneye n'amaso yacu iminsi ishize urabizi abenshi bazi ibihe mvuyemo ngewe Bobo ni ibihe bitari binyoroheye na gatoya ni ibihe byansize ku buryo no kubona igiceri cy'ijana ari ikibazo kuko ubushobozi bwose nari naspaninze nari narekuye byose ndakubwiza ukuri nta muntu n'umwe wari usigaye atishyuye kwa kundi bavuga ngo nzishyura nyuma ntawe uwa dekorasiyo narateruye muhera rimwe uwa kameramani narateruye muhera rimwe tugarukire abantu benshi babyumvisha birabaye burya iyo ibintu bibaye mu mutwe byanze bikunze ibitekerezo biva ku murongo nta nubwo ugira imbaraga zo kugira ikindi ushaka bro ngira ikibazo cyo kuba nakwishyura inzu kundi kwezi yego umushumba turaganira ntari buvuga izina arayinyishurira urabizi uwo mushumba wankoreye icyo gikorwa ninde wamukwangiye si ukwishyira hanze turi kuvuga ibyabaye uwo mushumba wakoze icyo gikorwa abandi bashumba bose na wagatekereje bagiye bakwihorera nta n'ikintu bagufashije cyangwa se nabona ntako bifashije muri uwo mwanya wakabikora uzaza umbwire ngo atabaye umwuka w'Imana ukweretse buri kimwe akaza akanyongorera uzaza umbwira ngo umushumba yakoreshejwe n'izindi mbaraga ntabyo nakumva nuko rero dore ikibazo dufite yuko twamaje gufatwa imitima n'ubuhenda abana none se umuntu agusanze mu nzara akukugaburira ntiwamukurikira abandi bose ngo barakwihoreye none uhuye n'umuntu urashonje akugiriye neza arakugaburiye tubwizanye ukore bro kabivuge gusa simfite itorero mbarizwa simfite idini mbarizwamo ni idini kare kose simfite idini mbarizwamo sari ubuyobozi bwaryo ubu nabona uwunkura mu kaga ndimo ejo akambwira ngo ngwino iwanjye kabiri gatatu nkananirwa kujyayo arimo arangenera ibinkwiriye ahubwo tuye tubwizanye ukuri kandi ushiduka yaramaze kumukunda kuri level iri hejuru ibyo kuza kuba gukoresha imbaraga z'ikuzimu ntabwo ibyo bintu wabyumva nimukajye mutubesha urumva ndahoya umuntu yambonyemo umumaro w'icyo ashakamo nanjye nkamubonamo icyo nkeneye muri iyi si nananirwa kugenda ndamutse mfite inyota ya bya bindi dore icyatuma nshikama rero singeyo byaterwa n'uwo namenye n'ukuri namenye ninde buretse Bobo n'abadukurikiye noneho mbigize official ninde uri buze muri komanteri akatubwira ati runaka na runaka nkurikije ibi nibi akoresha imbaraga z'ikuzimu ako arindire ko ari umwana wabashyize hanze rindira gato ati runaka na runaka nkurikije ibi nibi bakoresha imbaraga z'ikuzimu noneho bivuze ko wenda umuntu ashobora kuvuga ngo waje gusenya sibyo ariko se ibyo ushingiraho babandi bamukunda cyangwa bamukurikira ibyo ushingiraho barabibona cyangwa ntago babibona kandi barahumwe amaso icyanyuma bahumwe amaso y'umutima bazapfa rero bazapfa niyo mpamvu buriya ntabwo nyankunda biracitse akuze Yesu ikintu yivugiye ngaho muzumva bavuga Yesu 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 ntimuzajyeyo
okay icyanyuma wari uzi ko hari abapasiteri b'abatinganyi batinga abakristo babo cyangwa batinga niyo yaba atari umukristo nk'ubu twazabonye ubudahangarwa nkakuzanira urutonde waruki urutonde rw'iki rwabuvuze abatinganyi noneho ba nyiri gutindwa twihuriye banganiza bafite agahinda gakomeye bakamwa ngo kandi sinzi iyo nsozanyije igikorwa nawe ngira agahinda gakomeye ariko iyo amamagaye sinzi y'ubwenge bujya ciduka turi kumwe akagenda kantinga ndabafite umva si bya ngo biravugwa twariganiriye twafashe igihe cyo gusengana nabo mani muze muri commentaire mu bana byaranze ariko ikibazo abantu babuze aho bavugira babuze kuhambuka hari ibintu bafite mu mitima yabo bananiwe kurekura okay ngiye mbahaye uburenganzira muze muri commentaire mwandike okay nanashaka kutajya muri commentaire kugira ngo izina rye basi ritamenyekana ca mu gikari turahari kandi turi abanyamabanga ubitwandikire uduhamagara utubwire bro reka nkubaze nta muntu dufite ijwi kandi baba bafite amafaranga uretse nkubaze reka nkubaze yeme nta muntu dufite ijwi nta muntu dufite ijwi kubera ikiganiro yabonye watumeneye agahinda afite mu mutima w'umuntu wamuroze uranyibukije telefone yangiriye oya uretse nyine gato uretse kubishyira hanze ntabwo mbishyira hanze oya yabonye ikiganiro amaje kubona ikiganiro yumva uwutanze ubuhamya bahwanyije agahinda aravuga ati ariko njye sinabivuga kuri social media ariko munyumve nk'abakozi b'Imana mfite agahinda gakomeye runaka yarandoze ikimenyimenyi mugende mubaze runaka si twabibarije uwo muntu wumvishije yaremukiye bangahe si benshi si ikimenwa bose waje ukabivuga hano ukareba icyo bagukorera tuba tubitse amabanga yanyu menshi ariko ibyo bintu urabinyibukije wa usikora narabyibagiwe twari turi kuri radio uyu muntu twari turi kumwe kuri radio uyu muntu yamaye amakuru ndi kuyakurikirana reka mbahe noneho n'inkuru nyayo ni umukozi w'Imana ukomeye mu iki gihugu cy'u Rwanda ukomeye bivugwa ko aroga ari umurozi sibyo noneho ntabwo ngewe mbizi ko ari umurozi ndabisubiramo kandi ubyumve neza ntabwo mbizi ko ari umurozi aho biravugwa banza wumve ariko dufite témoin n'urukiko rwemera témoin none hari akantu mwihaye ngo umuntu washaka usebye umukozi w'Imana afite ibimenyetso sibyo simusiga umunsi twabikumbise hano iyo nkuru rero tugiye kuyizana vuba waroze umuntu umwe umaze kumuroga umwe ufata undi uramuroga mu muneke nta wapfuye hari n'uwapfuye afite ubukwe umva utabishyira hanze ariko hano izina twavuze ubu umuryango n'uri mu gahinda dufite amakuru bro ubo ntibemeye kujya mu mugushikisha ngo bamenye okay uwo muntu wageze siyihekuye nawe ubwe ku giti cye uratangiye kandi ari kuvuga Yesu mu muhanda hano uratangiye arimo aravuga imirimo y'Imana arimo aravuga gukomera kw'Imana muze muri commentaire shamu sari kuvuga iby'Imana yamukoreye kwari kwatsa umuriro sakunzwe ese ko umuntu wumva ushaka kumuvuga ahubwo uze bite byawe dutaye ntashiduka namuvuze bobo uwo muntu tuzamubwirwa n'iki sibye reka wenda ntanga igitekerezo ni igitekerezo kandi na mu gitekerezo nanjye ndikirimo kiragenda kingira umumaro burya biragoye kwigisha abandi ibyo utiyigishije nafashe decision umwanzuro kuri njye njya mu rusengero ntagiye kumva runaka uri kumva ugiye kumva nde njya mu rusengero ntagiye kumva runaka wari ugiye kumva nde njya mu rusengero ngiye kumva icyo Imana ivuga ivuga ariko hari ivugira mu muntu
reka kivugira mu rusengero Banza wagiye kureba umuntu wabanza ukanyumva nkasoza ibyanje ubwo nzakumva ejo cyangwa kumva mu kiganiro sinjya mu ariko impamvu bivuze gutyo hari abajya mu rusengero kuko runaka yabwirije no suko ahubwo njyayo ngiye kuvuga ngo mana nkeneye ubusabane bwanjye nawe muri ya magambo yose yavuzwe nkakuramo rimwe ryifitiye umumaro ryanjye bwite ayandi nkayareka icya kabiri nkora nyuma nkagenda nkabwira nkashaka ubusabane bwanjye n'Imana bwite iyo nta wundi muntu uhari rero ibanga rikomeye ririho shaka ubusabane bwawe n'Imana udashakiye ubusabane bwawe n'Imana mu wundi oya igitambaro cyatabutsemo igerereyo ubwira Imana ngo nkeneye kumishurira n'ukuri kose Imana izagwishurira murakoze ariko rero hari ikintu kimwe n'ubwo rwancegeje nkaceceka umunwa wanjye ntabwo wankundira guceceka ibi bintu bivuga ngo igitambaro cyaratabutse buri wese yigererayo mwaba muzi igisobanuro cyabyo okay ubwo tuzahamagara umuntu abidusobanurire neza iyo ni indi topic hanyuma muvandi ngewe nongere nkisabira abantu mwaramutse neza Pascal aramutse ndi mu kiganiro hari ikintu gito nashaka kubabaza kubera ko ibyo mbabaza mubizi neza niba ntacyo bitwaye ko ndi mu kiganiro nababaza nta kibazo ariko biramutse n'ibyo bidakunze nabyo turakubwira nta kibazo okay uyu rero ni umwigisha wa Bibiliya turi kuganira muri uyu mwanya wakwibwira abadukurikiye ariko wenda bamenye ngo niwe turi kuvugana nitwa Evangeliste Pascal Dushimimana okay hanyuma uyu mwanya hari ikibazo kimwe abantu benshi bakunda kwibaza ngo hari abapaseri bamwe na bamwe abavuga butumwa ababishopu abahanuzi n'abandi bagiye batandukanye ngo bakoresha imyuka mibi ariko se birashoboka ko umuntu yakoresha imyuka mibi kandi akavuga Yesu birashoboka cyane kubera yuko Satani agambirira kugira ngo apirate iby'Imana umugambi wiwe agambirira gucurika agambirira kugira ngo yice muri ya misiyo yiwe niwo mwuka wa antikristo tuvuga iyo hajemo ijambo anti ni ukuvuga ngo ni ukurwanya ibya Kristo hanyuma rero kuvuga yuko ndetse hari n'imbaraga abantu batajya babasha gusobanukirwa ngo bamenye ngo iyo hajemo imikorere ya Satani benshi bakavuga ngo ese ngo ashobora kuzaho n'uburyo bw'ubuhanuzi cyangwa se mu buryo bw'umwuka navuga Kristo ngo bikanasohora birashoboka rwose kuko Bibiliya tubwira yuko hazazaho ubuzima bugomba kubaho bw'uko abantu bazaba mu buyobe bakaba mu buyobe rimwe na rimwe bakaba batabasha kuba babasha gusobanukirwa ngo ese ni Imana ivuze cyangwa se ntabwo ari Imana iri kuvuga aho hantu rero urugamba rutoroshye nabyo bihe bidusohemo ni ibihe dusohemo cyane aho kugira ngo abantu babashe kuvangura ngo uyu ni umwuka uturuka kuri Satani cyangwa se uyu ni umwuka uturuka ku Mana mu nyigisho nyinshi tugenda dutanga kugira ngo abantu bamenye ngo ubuhanuzi buturuka ku Mana ni ubuhe n'ubuhanuzi buturuka kuri Satani ni ubuhe ni ikibazo cyane kubera yuko umwanditsi Yakobo niwe wanditse avuga ku byerekeranye n'icyo twita kwizera anagaragaza ibyerekeranye n'uko kwizera ari icyo ari cyo avuga ngo n'abadayimoni bizera ngo bajya bizera Imana ngo bagahinda umushyitsi ariko yagaragaje kwizera icyo ari cyo agaragazamo ko kwizera kuri mu buryo bugera kuri butatu ko harimo kwizera kuzima agaragaza no kwizera gupfuye agaragaza no kundi kwizera kw'abadayimoni ariko ko kwizera kuzima ni ukwizera ariko kugendanye n'imirimo noneho rero kwizera gupfuye ni ukwizera kutagira imirimo noneho iyo mikorere ya Satani niyo mikorere y'umwuka wa Satani nta mirimo iwuranga imirimo nta mbuto z'umwuka zishobora kugaragazamo zishobora kugaragaza niba koko mu by'ukuri ari ibintu ruka ku Mana usanga
ari nk'uko nyine ikorera mu buryo bwo kwihimbaza cyangwa se kwisingiza cyangwa se no kugira ngo bacurike ari wo mugambi kugira ngo hononwe ibya Kristo. Okay, ukiri aho bavuga ko aba bantu benshi bakunda gukoresha imbaraga z'umwuka w'ikuzimu cyangwa izindi mbaraga ngo bakunda kugira abantu benshi kandi bakabazaho abantu benshi. Biterwa n'iki ko biba bigaragara ko none iyo mbaraga y'umwijima ari ye kuruta imbaraga ya Kristo? Biterwa n'iki kuki tubona abakorera mu mbaraga z'umwijima aribo bakunda kugira abantu benshi babona bayoboka? Buriya ari kimwe cyo gutekerezaho no kumenya ngo ese mu by'ukuri uretse ko dusenga Imana, Satani we baramuzi. Kugira ngo umenye ibyo bintu ko ari bibiri, ubundi uretse dusenga Imana hakabamo no kwizera, tukaba n'abayoboke biyaturemye, ariko no kutamenya imbaraga za Satani nabyo nagahinda. Ntabwo tuvuze ngo tugiye ku buryo bwo kuzamamaza, ariko Satani kumenya imbaraga ze n'ububasha bwiwe. Ikindi nuko mu buryo bwo kuyobokwa n'imbaraga z'umwijima, ni imbaraga zubakiye kuri icyo nakwita nka materiyeri z'ibya hano ku isi. Inshuro nyinshi zibyara ubutunzi, inshuro nyinshi zibyara icyubahiro cy'abana b'abantu, inshuro nyinshi zibyara kumenyekana kuba icyamamare. Izo mbaraga za Sekibi inshuro nyinshi zibyara muri ubwo buzima uko bugera kuri butatu nari mbuvuze. Usanga zibyara ko umuntu aba icyamamare, agaragara ari umuntu udasanzwe. Ntabwo hamamara Kristo muri bo, nubwo bagaragaza usanga mu itangira cyangwa se mu kubivuga mu magambo, ariko wacukumbura neza cyangwa se wayoborwa n'umwuka w'Imana ugasanga misiyo yazo nuko banyiri kubikora bo bamamara, cyangwa se ari nacyo cyaha Uwiteka Imana yanga, urumwuka, icyaha cyo kwimura Imana ukimika ikigirwamana cyangwa se ukimuka ikindi kintu mu buzima bwa mutima wawe. Ubwo rero ntabwo byoroshye. Hanyuma iyo urebye hano mu Rwanda, ngira ngo abantu benshi muri commentaire hirya no hino hari igihe ubona batunga urutoki bakavuga ngo runaka ngo bakoresha ngo imbaraga ngo z'ikuzimu. Bashingira kuki bavuga ko runaka bakoresha imbaraga z'ikuzimu? Aho hari ikibazo umuntu atabasha gusubiza kano kanya, kubera yuko umuntu wese agira comment ziwe, kandi buriya umuntu ashobora gutambutsa inkuru abandi bagahita bafatiraho ngo narabyumvishe, bagahita bahumeka, bagahita bakurikirana. Iyo mu ijoro nibasha kumenya yonyine niba umuntu koko imbaraga ahagazemo ari iz'umwijima cyangwa se niba ari imbaraga z'ukuri z'umucyo. None twe nk'abakristo ntago dukwiye kubimenya? Byagawe byiza turamutse tugira umugisha tukabimenya, ariko nanone guca imanza nanone burya ntabwo ari ibintu nyankunda gushyigikira ngo ndabiha umurongo. Kuko biravugwa cyane, bikavuga buriya tutanagiye kure, tutanagiye no mu by'Imana, twemeranywa yuko umuntu yitwa intwari ari uko atakiriho. Buriya ni ikintu cy'ukuri, kuko akiriho inshuro nyinshi hari ngiye bamuvuga atakiri mu buzima, bakavuga ngo imbaraga zamukoreshaga n'iki, ngo imbaraga za Sekibi cyangwa se imbaraga z'umwijima. Ariko buriya muri no si turabihamya neza ko hari abakozi b'Imana bariho bazima. Bariho bazima. Hakaba n'abandi bariho bari mu buyobe, hari abariho bari mu buyobe, hari n'abandi bahagaze mu buzima, ariko bazi uwo bakorera, babizi neza ko atari Imana, kandi bagambira kugira ngo bacurike iby'Imana. Ikibazo cya nyuma, mukozi w'Imana, reka dukomeze rero tugendere mu kigare nk'abakristo, nta kundi twabigenza, kubera ko ntago twe twamenya ni bande, kuko nta liste dufite yabo ngo tumenye ngo urutonde rwabo nuru, cyangwa tubirinde cyane ko ntari ibimenyetso dufite wenda dushingiraho, cyangwa se uraduha ibimenyetso twe twashingiraho tuzagende twivumbura. Ari kimwe Kristo ajya kugenda yatubwiye ko atwohereje umwuka wera kutuyobora. Umwuka wera ari nayo mpamvu tubwira abakristo tuti mukomeze gucengere mu Mana, hanyuma mushakishe Imana umwuka, na Bibiliya niko ibivuga. Hanyuma nyuma yuko tuyoborwa n'umwuka wera atwemeza ukuri. Hanyuma ikindi no gusoma ijambo ry'Imana mu buryo buhagije. Hari mugenzi wanjye ushaka kukubaza ikibazo kimwe tugasoza, uri ku murongo wa telefone, mubaza arumva. Ndagusuhuje mukozi w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Nitwa Bobo. Dukwana imigano ku ihumure muri iki kiganiro cy'amakuru. Pardon? Nkorana nawe muri iki kiganiro cy'amakuru.
mfite ikibazo nshaka kwibaza kuri abo ngabo bavugwa nk'abana mu gakiza bakuzwa n'ijambo bahabwa n'ababarera tubita ababyeyi abapasitori. Ese nk'uwo nguwo ukoreshwa n'izo mbaraga zituruka ahandi zitaturuka ku Mana, uwo mwana n'ingaruka cyo azakora azahura nazo mu gukura kwiwe mu buryo bw'umwuka. Kabiri, ese uwo mwana kugira ngo amenye kwigobotora izo mbaraga akurikira ijambo ry'ukuri, ni ikihe kimenyetso cyamugaragariza ko ibiryo by'umwuka agaburirwa bitari kumukuza mu mwuka? Murakoze. Kimwe cyo mu kigaragara nuko iyo misiyo yahawe abitorero harimo n'abashumba tukunze kwita ngo ba kibernete, bishatse kuvuga ngo bafite mu nshingano zo kwigisha no kujijura. Nahereye ku ijambo Paulo yanditse abandikira Abefeso ibice byabo 3 ku murongo w'9 avuga yuko hari ibyahawe abitorero harimo nabo bahagarariye amatorero, kuvuga ngo mu nshingano zabo ni ukujijura abagaragara nk'aho ari injishi, kuvuga ngo bafite mu nshingano kwigisha, kuko wa muntu ugaragara nk'umwana mu itorero uvuga ngo n'umwizera mushya akeneye kwigishwa kugira ngo abashe kugenda gute, abashe gukura, agenda akura kugeza ubwo agera ku gihagararo cya Kristo. Icyo cyaba ari igisubizo gihagije. Hanyuma urumva nibyo narimvuze nti naramuka agize eshek cyangwa se agahura n'akaga yuko atagize icyo bita gutozwa. Kuko aho ngaho harimo n'inyigisho ikomeye cyane yo kwinjiramo kubunya ngo ubundi itorero rishinzwe ikiri maziki. Mu itorero hamwe kuko umuntu ashobora gukizwa ntajye mu itorero, ese birakwiye? Oya. Umuntu ashobora kumenya Kristo mwami n'umukiza ariko se ntajye mu oya, hariya mu rusengero niho hamukuza, niho akeneye kugira gute, niho akeneye gukurira, niho akeneye kwigishirizwa. None natigishwa azahura n'ingorane. Niyo mpamvu tubabwira ngo abo bahagarariye amadini, bahagarariye amatorero, nibagira gute, nibadakora mu nshingano zabo ngo bakore umuhamagaro bahamagariwe, burya bonona byinshi kandi bazabibazwa, itorero bazaribazwa. Nicyo ni kimwe. Nicyo twavugaga. Hama abo bana bo yego ko ibyo bizabazwa abashumbye itorero, ariko abo bana bo mu bwami bw'Imana ku munsi w'urubanza bo nta ngaruka bizabageraho kandi bivuye kutamenya kuko batigishijwe ibikwiriye. Uzazira ko azize kutamenya, rumva ni urubanza, ni ikibazo kitoroshye, uretse ko tudashobora kujija cyangwa se twita guca imanza ngo tujye mu Mana ngo izabafata gute. Eze ngo umwana ngo izabafata gute, aho ngaho hari processes ndende y'imitekerereze, kuko harimo n'ibibazo bagiye batubaza ngo ese ngo abazazira kuba batarigeze bamenya ibyaka gakiza, batarigeze bajya ngo Imana ngo izaca imanza gute. Oya, ntago Imana icyo twemeranywaho cyangwa tugendera nuko ijuru ni ry'abera. Nabwo kuko wakubaza nkawe ukavuga ati wenda n'ubutumwa butaragera ino, sogokuru wawe cyangwa sogokuza wawe uriho mu 1800 hano mu Rwanda cyangwa 1840, ese ubwo imbere y'Imana bihagaze bite? Icyo tuzi nuko ijuru ari ry'abera, icyo twemera kandi twara ijuru ari ry'abakiranutsi. Murakoze cyane rero kubw'umusanzu wanyu mutanze, tuzongera tubahamagare kandi ntekereza ko umuhate wanyu atari ubusa ku mwami data zabagororere. Tuzagarukana none tubahamagara kuri topic yo kuvuga ko abakozi b'Imana benshi bakwiye kuba bakennye, abandi bakwiye kuba batunze cyangwa bahanuzi. Reka tuzabifatira undi mwanya. Imana ibahe umugisha. Pascal, murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Hari abapaseri benshi n'ababishop, even abose abitwa abakozi b'Imana n'abaprofete, sibyo? Benshi badukurikiye, hari ubwo ujya kumva ngo kura mugore, ngo kura mugabo, ngo ntago najyayo, ngo bakoresha ngo imbaraga z'abadayimoni. Ntabyo tutuzi. Noneho twe abo bantu wajya kuro gasanga ntabo tuzi, ariko noneho tukaba dufite aho tubariza hano. Noneho ushobora kugenda ukajya muri commentaire ukadubwira runaka na runaka ngewe ndabizi neza ko kusha imbaraga zikuzimu. Ariko ibyo binane ngende ababikora, ariko nanone mu rundi ruhande ntacyo biri bubyare. Ntacyo. Rega nakubwaye igisubizo cyazo. Muri iki kiganiro tugisibe none. Bamaje gufata imitima. Nyine ucyageze kuri YouTube tugisibe. Oya. None ntanga igitekerezo cy'ikiganiro tugisibe. Ngo muze mutwibwire bambe. Okay. Iki kiganiro reka tugisibe. Imitima ko yafashwe. Tapa.
eza amaherezo azaba yayo amaherezo tureka abantu bapfe. Okay, mukomeze mupfe nta kundi murizize kubera ko nyine mukunda ko umushumba banze wanyu. kumva ukuri se Ariko se ubu ntiwanakwicara ukanariza ku ijambo ry'Imana bavuga ngo muzamenyera ku mbuto bera, ariko bera imbuto nziza bamwe da. waretse nkitahira wambabariye wampaye iki gihumbi cyanjye nkajya kureba icyo niguriramo nkitahira wamvanya no muri studio. Okay, mutuvugishe kuri izo nimero ziri hasi ni 0788 34 71 97 muduhe igitekerezo. Amen. Baba wasezeye. Bye. Nakagaruka.